Jessica. Umusatsi wawe mana yanjye. Narumiwe. Ako se ubundi ubu ubuzima bwo muri ghetto na kaminuza yacu. Ubona bizavamo na buruse baduhara. Sha biragoye pe. Wowe ubibona ute? Mva biragoye mana yanjye. None wumva bahamagara no mu rugo. Yesu we nkasanga n'umunyu ntibawuriye. Nawe n'umunyu wonyine. Twebweho n'ibyo kurya. Nyatari kandi buruse mana njye mba mbona nta kintu iri kutumarira. Sha byihorera. Sikare ngo barayibagiwe. Ubonye baracyayibuka. Aha barayibagiwe. Njye sinanavuga. Eko n'umusatsi wambanye mana we ukene uyu musatsi umukobwa yiga kaminuza ni umusatsi umeze gutya. Ese wa muntu ukene. Njye narume nayo nakogosha. Ko Joy wajya umbabarira koko. Mama yanjye. Ibaza ariko ngo nogoshe. Nese ibi ni ibiki buri? Siko wagira mwana igihe umuntu azagafatisha ntabwo ubuzima buzaza. Uzagafatisha yese na buruse ko yabona yamara ni wakuraho na 5 ngusuke. Nawe koko. Beko yoba twari iki noneho. Akoze sha utinya inzara wa mukobwa. Utinya inzara. Cyambere niyo ni inzara. Rimwe mbona uzajya kwiba. Kwiba? Nuko kugira ngo urye pe. Bibaza ariko nagiye kwiba. Kuko umva ubushaka kuba mu buzima bwawe. Nashaka ikindi nkora ko atari ukwiba. Ubwo se urumva ari nkayo wakora iki? Ntagishaka nyine mbonye inzara igiye kumfata. Nyine ari nkayo urumva wajya he kugira ubone ibyo kurya. Urumva wakora iki? Ntagishaka. Nk'igiki nyine? Igiki? Joy nawe ntukabaze cyane. Yagiye ngubona nkumva ndanagutinya. Unyinya kubera iki? Naha. Kubera ninyi inzara. Cyane mbona nazi byawe. Kandi we naguyitinya. Ngiye rwose naburara ntacyo naba. Biga rimwe burara rimwe se nabiki. Rimwe ntacyo waba. Nese rimwe napfa. Shabyi hore uzi kuburara amaso wagera muri class. Baba we. Nyine kwihanga. Shamba mbona nazi. Inzara naguyize. Se iwacu n'ubundi turabakene ducungira kuri buruse koko. Ne turabakene. Ariko se nimba turabakene, nimba wacu ari abakene natwe tuzaguma uko. Mwana yanjye si Jessica noneho aba yagiye. Ubuse amasaha none harihe ko? Ubwo ari we amasaha nubwo yanatetse. Mana yanjye kuko none ndamenye yagiye. Umukobwa noneho ndabona sikunda bigirana. Sindabigirane koko. None sinzi naho yagiye. Joy we. Joy. Suvuye mukobwa. Nese uvuye. Yehehe. Waje ryari se? Uza amasaha murugi. Umva mfitiye inkuru. Uvuye use witeze gutya. Niteze gute? Siniteze neza. Umukobwa mbana nawe. Ora nabese neza. Kuko nusu bushinzi sigaranye wa mukobwa we. Bimeze gute se nameze neza? Abese udafungura. Nase nagufungura singambwira uvuye. Harundi rufunguruza se warya? Ntarwo najyanye. Mvuye ngumva ndaje tere story ahantu mvuye. Ubu ngumva. Ye guhaha n'inyama. Amafaranga se yakuye. Buruse yaje. Itonda ariko. Yaje se buruse? Ntabwo yaje. Wemenya kuno munsi turya n'inyama. None rero ndambaye. Akira agakingura. Kuma meze nk'uwasinze. Jewe sinda. Ego komarani. Kwa Nasi. Nkamubwira wa mukobwa. Nasize ibyishimo. Ibintu mbona uri kujyamo. Ibiki se? Ndabona atari byiza. Ibiki se uri kubona ndi kujyamo? Kuko ndabona nazi. Ubu ni suvuye. Fungura we nkubwire ubu ngumva ufitiye iki kintu bisi faranga. Wayakuye he? Nakubashije ngo buruse yaje amafaranga yose yakuye. Buruse yaje. Umva itonze. No amafaranga yose ufite. Nese yakuye. Ko nta kazi ugira mbizi. Iwanyu ko n'amafaranga baguhaye mbizi. Wayakuye. Shaka kumenya nayakuye. Ubu mba nagiye gusenga, bo wanze kuza ngo tujyane gusenga. Nyine nawe wansengera nanjye ndayazanye. Wansengera nanjye ndayazanye. Kuko mwabi mwana. Nawe ugiye no kungwita Cedro. Rero ntanagukubita. Kuko ibintu uri kurigira nabyo nzi. Umva tugiye kurya. Urya nanjye narya. Umva
uzanye amafaranga. Namya yakuye he? Umva nahuye n'umusaza. Umva nzanye ikintu bisa faranga. Ubungubu muri iyi minsi tugiye kubaho neza. Ega wabivuze wishimye amafaranga. Nishimye tujya kugira inzara. Mama muri karase ntuzongera gusinzira. Surebe ko wishimye. Mama muri karase ntuzongera gusinzira. Ubwo ndi guseka ndababaye sheri. Kuko ibintu mbona uri kwishoramo ntago nzamenya aho uzagarukira. Ubu uzabona amanota meza mu ishuri basi. Ntayabona. Cyambere ni ifaranga. Ifaranga. Umunsi watwaye inda ukarwara sida. Ubusubana ari igicucu. Ukazana amanota mabi mu ishuri. Ko Joy nawe nibwo usubana ari igicucu kwinjya gutwara inda. None ibicucu nibyo bitwara inda. Yego. Naba utagira ubwenge. Uyu mutwe wawe none urimo ubugoryi amazi. Mva ntunancumuze. Ndi mu mavuto mbabarire. Ayamara. Agukura mu mavuto. Nazanye ifaranga humura. Amafaranga. Umbwe nakushaka nakugurira. Umva ndakugurira n'icyo ushaka. Amafaranga atumye no gufungura bikunaniye. Nasigaye uramwicamuka. Amafaranga naza hano. Fungura tujye guhaha ahubwo. Nubwo nayari. Umva fungura ahubwo tugire. Kwanza niwe wahafoza hafungura. Komana yawe. Urananiye kandi. Unanisha iki? Urananiye. Unanisha iki? Jesse. Biteze. Ni byiza. Mana yanjye makuru. Mwese. Ko mbona wishimye. Umva nubwo nshaka no kubimenya. Kiwe usko wayagaye. Aya mazi. Nuko. Kuchaka cyari kikwisha amaye nkareba. Amakuru rero. Mbumviye kwaka akazi. Akazi? Ubonye akazi re? Umva nabonye akazi. Kagire. Mbasa ngo hehe? Hehe. Mu kigo twigamo. Ukora iki? Nzumva nzajya mubura. Nzaya niga nimugoroba. Kumva se mbona wigize gutya. Komeza mbwira. Numva nyine nzajya mubura, nzamba nize nimugoroba. Kumanywa ngende nkubure. Uri kumva? Ubundi 40,040. Ubu ngiye kubaho neza koko. Guseka se? Ngo ngushi. Ugiye nabonye akazi. Kandi reka mubwize ubundi kwitera makeup ugiye. Ugiye he? Kije ngo kwitera makeup ugiye he? Iyo bya makeup reka twe tubyihoreye aho ngiye reka twe tubyihoreye. Banza umbwira amakuru y'ako kazi kawe wishimiye. Ngiye nabonye akazi kandi ngiye kubaho neza. Ukumva ngicyo nshaka, nk'icyo nshaka, nambara neza uko nshaka. Reka na stress ngo negereje ngo buruse. Ngakazi. Akazi nyine. Ariko Joy usko wajyana gutekereza. Ntabwo nekereza. Ibaza ariko ufasha. Urayifata umukubuzo kubure mu kigo uzenguruke. Reba amaklase yose uzenguruka ikibuga. Bintwaye iki? Ufatira crate ubundi ukorope koko. Sa amafaranga. Utasangaye. Cyo ariko ikibazo icyo gutana n'ikibazo kibirimo. Imagine uri gukoropa muri classe. Subo James wazakureba tera. Mvi bya James nubwo nshaka no kubyitaho uri kumva nubwo binandeba rega nubwo binandeba icyambere nzi cyo nshaka nkewe nasunye no kukuvugisha nzavugishwa n'abandi nindangiza kwiga n'ubundi nago ubundi gukunda na wiga se nibi bituma utajya n'ubwenge mva James azagende rwose kuva muhazi ugiye kujya neza 40,000 ubu se ko boy mukundana kumara iki ubura kuburara se akumara iki uze ndacyaburara ugenda wigize inshinzi umva uzarira kandi uzabibona njye ntabwo nsigera nicuza uzicuza akira dupinga njyewe nuticuza umva uzarira noneho ngikangenza abandi guseka ndiswa n'iki wigize inshinzi wigize ureba ibintu ubu uri kwiyambarishwa uburaje ugenda urazanwa n'igicuku kusubira no kufatika y'ingo wige byarakunanira no guzi ko bikibaho bikuryahe bikuryahe ngo ngushimire nta kibazo haraho bigukomeretsa ngo ujye kwa muganga sindi kuba wigize inshinzi bitwaye iki hakuze kudasirimu kurana ngo umenya ko twavuye mu cyaro
ubivuze neza iyo uba waramenye aho waturutse ntabwo wakaye kuba wifata gutya uri kumva iyo umenya aho wavuye umenya aho wifata nabi niko gutese shura mbabazo nera agahinda wa mukobwa nifata nabi gute ngaho wavuye bagenda nkajya muri restaurant nkarya ngiye nyine ngaho wavuye amafaranga sinzi aho kuyakuye yuzuye baga iki cyambe si faranga ni faranga nkurya se nyine simba nahaje kurikirana ifaranga numara gukurikirana ifaranga nuzana abantu atazaguhesha n'akazi bebe nzaguseka useka nde kandi uzabibona ngewe ndiga wiga iki uri muri phone uri guchatinga mbega byakuryohanye upostinga buri munsi ako birakubabaza ngiye birambabaza kuri inshuti yanjye reka mufata nk'umuvandimwe wanjye sibyo niyo mpamvu mba mbabaye kuko mufata nk'umuvandimwe wanjye wowe sibyo uri inshuti yanjye ako ntabwo nta nzababara disi nuzana amanota mabi mbabazwa n'iki aha kaze ngira niteguye nigendere ndiga wiga kuri chat reba nese ubujya ngo ndeke no gucata n'inshuti cyo umukobwa wanjye ndabona nazi n'ibyo burimo rwose ako je sinzi ukuntu wabaye bunyacyaro bwarakokamye yabonye akazi Joy kuva nakabonye kandi kazohamagare Christelle amubwiye ko abonye akazi Joy yabonye akazi we yishimye yagiye mu bicu mara n'umukobwa iryo raha ryawe ibaza ariko icyo nzi cyo uziko nusoza kaminuza uzajya kwaka ko mu muhanda ukajya ukura mu muhanda niwe apfa kumemba bebe igihe kintu cyose kizamesha amafaranga nkabona amafaranga yo kwitunga nibeshejeho ngewe nzagakora natugoye nzazikora hari ibyo ntakora sawa hari ibyo ntakora nta kibazo ntabwo narandangije kaminuza yanjye ndi no kuyiga duskutsetsa nyine n'akazi kawe sibyo baze yishimye reka nanakureke ndabona umva wowe ukomeza uve mu bushinzi bwawe Jessica bite umva waje gufata amanota ko nakubonye mu ishuri ngo zikore nawe ngo zikore umva Jessica reba amanota nabonye reka mwereke reba mana ubu uri kubibona amanota nabonye reba nese Jessica kutishimye wabaye iki ese ko nakubonye mu kigo waje gufata amanota naje nese ko amanota yishimye wabaye iki mbwira mayi shambwira ikintu wabaye nese ubu ufite ikihe kibazo ntabwo bizi nese wabaye amanota nabonye nese ni mabi nubwo yameje amakazi sinarya Yesu ndayihangane basi kandi Jessica narabikubwiye ninde hangane none se kurira niwo muti w'ibibazo ntabwo bizi ikibazo mfite kurenzi ni ikihe se mbwira nyine ni ikihe uzi ko rwaye sida ka satani sida nzi ko ngiye kubaho neza Jesse basi amafaranga mu rugo bananzeho ngaho pole kandi nanabikubwiraga wishoye mu busambanyi mubwira ngo uzazana amanota mabi urananira umva ngaho basi ihangane none se ugira ngo ubundi bigende bite umva ngaho ihangane sibyo nese ugira ngo bigende gute nyine byarabaye kandi nakugira inama wishoye mu busambanyi iraha ryawe ubuzima bworoshye bwawe ukunda narakwiye ngo nabonye akazi wonyiryaho ngo ntabwo wakora akazi ko gukubura ngaho ihangane rero ubwo nyine uzasubiramo wiga nese wabigira
ubu se koko none usina nubwo utwite basi yabana bita ariko nta sida